Ahani Kuburezi Official TV. Ahani Kuburezi Official TV. Subscribe, maze ibiganiro bizubibo. Ni gake cyane ubona perezida uri ku butegetsi imyaka irenga 30 agahagarara imbere y'abadepite akabigisha kurasa, ariko si ibyo gusa ahubwo akanabarusha ubuhanga. Ku itariki ya 14 Mata 2026 hari ikintu cyabaye cyatunguranye cyahinduye uko benshi babonaga ubuyobozi, umutekano n'uruhare rw'abaturage mu kurinda igihugu. Ese niki cyihishe inyuma y'iki gikorwa? Ni ubutumwa ki perezida yashakaga gutanga? Kandi se niki ibi bisobanuye ku hazaza ha Uganda? Uyu ni wo mugani nyawo w'umuyobozi wahinduye isomo risanzwe rikaba ubutumwa bukomeye ku gihugu cyose. Mu gace ka Kanyankwanzi hari ikigo gikomeye cyigisha ubuyobozi n'imiyoborere kizwi nka NAR. Aha niho habereye umwiherero w'abagize inteko ishinga amategeko ya Uganda, umwiherero wari umaze icyumweru cyose. Uyu mwiherero wari ufite intego ikomeye guhuza ubuyobozi bwa National Resistance Movement NRM no gushimangira iby'igihugu cyagezeho, ariko nta muntu wari witeze ko umunsi wa nyuma uzaba w'amateka. Ku munsi wa nyuma perezida ubwe yafashe icyemezo kidasanzwe, ntiyaje gutanga ijambo gusa ahubwo yazanye amasomo. Yahagaritse ibikorwa bisanzwe ajyana abadepite ku kibuga cy'imyitozo yo kurasa. Abenshi bagize ngo ni igikorwa cy'imyidagaduro cyateguwe, ariko siko byari bimeze. Byari isomo ryimbitse ku mutekano w'igihugu. Perezida Museveni ubwe niwe wafashe iya mbere, yabanje kwigisha uburyo bwo gufata imbunda, uko uhagarara, uko ureba tageti, maze hakurikizaho igikorwa cyatangaje benshi. Yarashe intego zose arazirangiza adaciye ku ruhande. Yujuje ibipimo byose, nta kosa na rimwe ribaye. Abari aho bose baratangara. Bamwe batangiye kwibaza, ese uyu ni perezida gusa cyangwa n'umusirikare utarigeze ava ku murongo? Ariko si ubuhanga bwo kurasa bwari ingenzi gusa, ahubwo ubutumwa buri inyuma yabyo. Yasobanuye ko Uganda ishingiye ku gitekerezo cy'ingabo z'abaturage, ni ukuvuga ko buri muturage ashobora kugira uruhare mu kurinda igihugu cye. Mu magambo ye yavuze ko abaturage bagomba kwiga gukoresha intwaro, atari ugutera ubwoba, ahubwo ari ukwitegura. Kuko igihugu gikomeye si igifite ingabo gusa, ahubwo ni igifite abaturage biteguye. Iki gikorwa cyazamuye ibitekerezo byinshi. Hari abakishimiye bavuga ko hari ukwiyubakira ubushobozi bwo kwirinda no kwirwanaho. Hari n'abibajije bati, ese guha abayobozi amasomo y'intwaro ni ikimenyetso cy'umutekano cyangwa ni ubutumwa bwa politike? Mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba aho umutekano uhora ari ikibazo, iki gikorwa gishobora gufatwa nk'uburyo bwo kwitegura ejo hazaza. Bamwe mu badepite bavuze ko byabibukije ubuzima bwa gisirikare, abandi bavuga ko hari ubwa mbere bakoze imyitozo nk'iyo. Perezida yabashimiye avuga ko bamwe muri bo bagaragaje ubunararibonye. Ibi byose bidusigira isomo rituma twibaza tuti, niki ubuyobozi bukwiye kuba cyo mu gihe cy'iki gihe? Ese ni amagambo cyangwa ni ibikorwa? Ese umutekano w'igihugu ushingira ku ngabo gusa cyangwa ku baturage bose? Inkuru ya Museveni i Kanyankwanzi si inkuru yo kurasa gusa, ni inkuru y'ubuyobozi, imyiteguro n'ubutumwa ku gihugu cyose. Igihugu gikomeye ntigishingira ku bayobozi bacyo gusa, ahubwo gishingira ku baturage bafite ubumenyi, ubushake n'inshingano. Kandi rimwe na rimwe ibikorwa bito bishobora gutanga ubutumwa bunini kurusha amagambo. Niba ushaka inkuru nk'izi zisesenguye kandi zifite icyo zigisha, kanda subscribe unazisangize abandi, kuko inkuru nyayo ihindura uko tubona isi. Duhe ibitekerezo ahazwi nko muri comment, kandi uduhe like aho ubona urutoki rw'igikumwe. Turabashimira cyane rero mwebwe mwese mukomeza kutuzirikana. Mwari kumwe na Fidèle de Jésus. Turabakunda cyane. Ciao ciao.